Nese njye hari igihe kinigeze kuntuma rero saa urumva bamaze kuntuma barambwira ati genda ugura ibirayi ibiro bitatu urumva nanjye ngura ibiro 2 n'inusu baraje nibatetse babona abantu bararuye ibiryo bibaye bike nibaza ariko byagenze biti kibiryo bibaye bike kandi none twese nyine abana ubwo buzima twabubayemo nanjye nago bizi iwacu beza ubunyobo bakabushyira muri cya kintu ari bashitagize iki kimeze nk'igitukuru kimeze nyine nk'igitiba igitiba kizamuye ariko ko kari kagufi ntabwo cyari kirekire noneho narangiza nk'abacunga ariko kenshi nabikoraga bagiye ku isoko reka byaremaga kuwa kane urumva wabikora uhari bakakuvuna ari imitwe nguteka umfasha 2,000 nzabikwishyura rero uzi ko ari iby'ubuntu bundi ndabona sa nkuri guteka imitwe nayamuhaye nukuvuga ngo yaje asanga mfite ikibazo nawe byawe nakwanje ndakubwira ngo mbere na mbere ibyo bibazo byawe ube nk'ubishyira inyuma kugeza ubute ku kibazo cyanjye none se namuhaye ayi wamuhaye ayahe ariko niba yamuhaye ko ntayabonye ko ntayo namuhaye ngo iki nizeye ko agwaye amafaranga arambwira ngo uyu muteri sisemi nagazi byari byo nagazi byabyo n'amafaranga yanjye kandi nyakeneye ngo ninzu bari kuyimuvana musana sikibyo birandeba ntago bindeba igihe yampaye cyo kumyangaza yama ko cyageze yayampaye arambwira ngo uyu muteri sisemi ninzu kuyimukuramo oya ntago ibyo bintu yabinkora abantu nkawe twarabanye cyane bikomeye muri abesikoro ndabazi ntago ubwesikoro ntago ubwesikoro se iwo cyemeza ne nagutumyeho Ibiendo, biratagaza ibiendo. Boy. Yo. Mfanga na mubwiye. Barundi ne. Neza. Mwamwasize hano njyenyine ntabwo bigende gute. Twagiye gukina agapira. Kugira ngo tugure amaguru. Wendane rugune. Injane nanjye. Oh, injane abasi. Injane abasi. Nana karaza kwiga. Yo. N'abaniga. Izo mvugo zisigaye zihara. Tuzigezweho. Okay. Wagenda ujya kwa Fideliya. Sima ibyo ngibyo ndayiva mu rugo runuma. Njye ibyo ntabwo nabiva. Reka reka. Njye kare ibyo ntabwo nabivamo urugo runuma. Nananiwe mvuye gukina umupira nananiwe. Inzira ibintu byamunanije mu kuri pe. Ariko bo. Genda umbwire Fideliya zano mubwire. Nabyo nshaka reba do. Ndikumva meze umupira nananiwe ubu ndangira njye kuzenguruka ara hepfiriye koko. Njye ibyo ntabwo nabivamo. Ndaje ninaniro utangira kuntuma. Noneho ngo ngende kwa Fideliya ngo baminga iki n'ibiki. Yega. Ibyo ntabwo nabivamo. Wajya umwana. Ni imvugo z'abarara zisigaye ziharawe imana. Sabara mubona ko ngiye kubyarira akabebe muzajya mukina ntukongere kwiruga wirukanka. Oya ntabwo nabura kutajya gukina umupira. Nyine ariko muzajya mukinana bituma utazerera cyane. Aho nyumvira sibyo ugende kwa Fideliya. None se umuntu ugana nanjye semeye kujya gukora ibyo ashaka. Uzajya ugenda nta kibazo sibyo. Ariko ugenda umbwire Fideliya ndumva ameze nabi. Ariko nta kibazo reka ngende. Wakoze. Boy. Yo, umva ariko nakubwiye nakubaze
nakubakiye ngo uri kwitaba gute izo mvu nyitabaza noneho kwitaba n'izihe oya reka ntabwo nshaka abana bambana ibirara pe genda umumbwirire urumva nta bintu byo kumubwira ngo naze hano genda umumbwira kumera 2,000 byanjye mfitiye ndashaka kujya kwa muganga sibyo gira vuba kandi ndumva ntameze neza irukanka genda umubwira guha 2,000 mwana we si ubuntumende koko Karine nawe ko yasinziriye ngayihangane sinda kugura akabombo nayaze akabombo sukungu k'amazi ntabwo ngurira n'akanuza agakise mwana ngurira n'akagare wenda ko kugendana ugendaho ntacyo ndakugura ka 500 sigane cya 5 ngaho genda sibyo bangu urakoze abana we yashaka igare muri 2 umubyeyi ko kugenda mutumye ari hehe hano we Nefudire yamusanzeyo akubwiye ngo iki nizeye ko agwaye amafaranga arambwiye ngo uyu muteri sisemi nagazi byari byo ntagazi byo n'amafaranga yanjye kandi nyakeneye ngo n'inzu bari kuyimuvana bayimusana sinzi birandeba ntago bindeba igihe yampaye cyo kumyangaza yama ko cyageze yayampaye arambwiye ngo uyu muteri sisemi n'inzu bari kuyimukuramo oya ntago ibyo bintu yabinkora njye namubwiye ko amafaranga yanjye agomba kuyama kuri uyu munsi nari nyakeneye none kukubwira ngo ntayafite ari kumbwira ngo nimba gatinga inzu ye ngo nayo ubwo ntago wamusobanuriye na neza umusobanuriye ko nyashaka cyane nambwira nkashama afite umujinya kuko ari kuva mu nzu urashyira umugore turabona nashaka buriya aranyitiranye ntabwo anzi aranyitiranye ambwiye afite n'umusha kuko umushaje y'amafaranga yanjye nabonaga n'inzu bari kuyimukuramo bayimukuramo si ibyo birandeba nashaka arare hanze ntabwo ibyo ngibyo ngiye bindeba umva reka njye njye kumwirebera reka njye kumwirebera oya nta bibazo bye ntabwo bindeba waba uretse kujya kumuraka afite ibibazo ntabwo ibyo bindeba ntabwo ibibazo ari mu bukode ntabwo ibyo bindeba uragenda umutera umujinya reba ibintu bikubaho nakubwaho ngo reka kujya kumureba ibibazo bigiye kukubaho mama reba ibintu rwose bikubayeho wangaga inama nakugiraga ubwo se iyo wari kugenda noneho akagutuha si byawe kugenda nshinzi ntabwo yanshobora yewe kandi utwite mwite se gutwite ko nta mbaraga niyo mpamvu rero babonerana umuntu baba bavuga ngo ntabwo yabasha ariko uyu munsi turahangana ngiye ndi kwibaza hari amafaranga yose yakugiyemo ngiye mate wa mwana uhita ubyihorera abatekamutwe b'abagore baragwira reka tugende mu nzu
uteze nziza umeze ute ndaho umeze hanyuma neza meze neza simera neza gute wankundiye ese na kandi nakugize nk'umuntu ariko cyane umuntu arakubwira ngo aragushaka warangiza ugaterera iyo ngiyo reka mama bo nari mfite ikibazo umwana ntabwo yakubwiye nuko nyine wakoze ntawe undi wese wajya mbigenze umwana ntiyakubwiye ni ukuvuga ngo mu nzu barimo banyirukana ibyo ntabwo biba bindeba ariko ibyawe n'amazu y'iwawe ntabwo biba bindeba jya uvuga ibindi nugera ku bibazo byawe ntukabinzaneho waretse umujinya kare ariko barabivuze n'ubundi ngo abagore batwite bazana umujinya batwite izawe cyangwa iyo mu rugo rwawe ese ubwo ibaye ari iy'umugabo wawe ra noneho wavuga ngo ariko ntabwo nagira umushanku wawe ariko ubu uranshakaho iki koko uranshakaho iki gihe wampereye igihe uba wampereye ubu nshakaho iki wajya umpa amahoro nibura nkanaruhuka ukandekera ibibazo njye ubwanjye mba nifitiye ndagututse iyo bisa nabyo bavuze ko mugira umushinga koko ndabibonye hano nakwiyamye kuva karenga iryo jambo ryihorere nakwiyamye mwese basi reka ngaho reka tugende ntabwo umwana namutumye ntabwo yakubwiye umwana wamutumye namutumye niba wamutumye nyine nanjye ngombye nize ariko namuhaye ubushobozi nari mfite kubera ikibazo nari mfite reka rero twumvikane abantu nkawe twarabanye cyane bikomeye muri abesikoro ndabazi ntabwo ari ubwesikoro mama ntabwo ari ubwesikoro se iwakeneye ibibazo nari nagutumyeho umwana ariko namuhaye uko nari mfite ariko uwo mwana igihe wahereye mumbwira iyo wabaye wari wabikemeye nakabaye nje hano si ibihumbi 2 namuhaye wabimuhaye ryari nabimuhaye mu kanya ariko akagatabaho ko ibihumbi bibiri wabimuhaye urangije araza arambwira ngo ntabyo wamuhaye se hanyuma nkaba nje hano reka nzane wa mukobwa wanjye aza bigusubiriramo nayamuhaye pe hanyuma umaze kuyamuha uri kubona nje kwifotoza hano none se urajya nkora iki kintu ko ntayo yanzaniye ntayo kuzaniye ntayo igeze anzaniye kandi ngewe nayamwihereye wayamuhaye se niba wayamuhaye umwana wanjye boye ndamuzi nta buryo ageze gute yaba atayanzaniye hariya mu rugo nayamuhaye ni ukuvuga ngo yaje asanga mfite ikibazo nawe ibyawe nakubanje ndakubwira ngo mbere na mbere ibyo bibazo byawe ube nk'ubishyira inyuma kugeza ubute ku kibazo cyanjye none se namuhaye ayo wamuhaye ayahe ariko niba yamuhaye ko ntayabonye ko ntayo namuhaye ariko noneho nawe ndabona niba ari inda ariko iyo uri kuvuga ngo inda none se ko ndavugiye ko ntanga kandi nayamuhaye stop mbere na mbere kuvuga ngo inda ibyo byibagirwa ngenzi ko nayamuhaye kandi uzi ikibazo mfite nayamuhaye ubwo reka nze noneho mpamagara uriya mukobwa wanjye urumva nayamuhaye yareba niba uri budukize reka nze muhamagara aze hano abatekamutwe baragira ngwino usobanure ngwino hano ngo boy yaje hano bigenda gute boy yaje yakama amafaranga 2,200 kwa muganga arangije arayamuha arayanzanira nyazi ubwo urumva nkubeshye ubireba umva rero nkubwire wa mwana n'ubu uri umutekamutwe nka mama wawe nyazi ubu baye tugende mu rugo ujye kubisobanura boy umubaze niba aya mafaranga bayamuhaye koko sibyo baye tugende nawe ngwino mujyane nawe ndakuzi ngwino agabanya agasaka nayo aguhaye neza ureka kuyampa nabi cyane tugende umva wasubirayo ukumva uyu mwana turamutse tujyanye nawe twagerayo akabura ikintu kubera kugutinya tugenda abana babiri aribo babihamya bombi reka tugenda abana babiri aribo babihamya wowe tugezeyo umwana yavuga ati mama ari kundeba nabi agatinya kuvuga ko atakurebye nabi turi hariya tugenda genda umwana kuba njye nabikoze areba reka niyicare mbihore sawa nari
reka umuntu arabishyura ntibabyemera ngaho nimugende mubikurikirane. Oyi umva ngwino hano uyu mwana mvuye iwabo ukumva barangije bambwira ko amafaranga nagutuma bayaguhaye. reka genda bari kumbeshya barakubeshyira nabyo nakoze aka gakobwa kari kumbeshya njye ibyo nabikoze. mama yazanye amafaranga genda tuka uri kumbeshya njye ibyo nabikoze. abana njye ibyo nabikoze. abana koko njye yambwiye ko amafaranga yaguhaye. arabeshya kana gakobwa nakaryajyananye. mama yavuze ko yagiye vugisha ukuri nawe ko kameze ni ukuri biki we nta mafaranga baguhaye. reka ko nta manyangu ugira uyize gute aka kanya. ahubwo agakobwa nakaryajyananye. ariko abana b'iki gihe mwabaye mute niko ngaho mbwira rero baguha amafaranga nibamara kuyaguha uzuyashyira mu mufuka hanyuma utangire wese ngo ntayo ni baguhaye. ukuri kw'Imana mama njye nabyo nakoze. uraha Imana uri mu ijuru. ni ukuri kw'Imana. ntabwo byemeza neza amafaranga bayamuhaye bayamuhereje ureba n'amaso yawe. ndemere ibyane ndeke ibyande bahubwo. aka gakobwa nakaryajya. nakaryajya gute se wasanga mwese muri bamwe mwese ntabwo muri bamwe. ukuri kw'Imana njyewe umva rero mubwire wa kana we nawe ushobora kuba uri insharutse nka mama wawe ntabwo ari byo ibyo uvuga ni ukuri wamubonye bamuha amafaranga. umva rero mubwire bayo hano genda abana baragwira utwo uyu mwana tugeze ari bose bakavanga umwe ngo ntayo bamuhaye ngo ningo bayamuhaye nkabura ibyo mvuga nkabura ibyo ndeka. mama nawe rwose mbuze ibintu mvuga mbura n'ibyo ndeka. abana barancanze mu mutwe baranyobera. ubusa nuvuga ko avuze ko ntayo namuhaye. umwana avuze ngo yayamuhaye undi ngo ntayo yamuhaye ndakora iki ndeka iki. ntabwo nayamuhaye rero. umva rero none se kubera iki umva nyine nkubwire jyana umwana wabyara inyana niyamweru. nane yamweru inyana niyamweru. umva rero wa mama ntiwite ngo nuko nari ibibazo nari nifitiye uri kumva basi reka nongere ntiga yandi nyakuzanira ariko ntuvange nyane yamwe ubu urabara byubona jyana ntawamenya. yewe aravuze ngo ntawoneza ubwo murayandiye nari mbonye aho munjye ubwaye mu kigunda. yesu we mwana wangu natugende ariko ntugire ngo birangiriye aho. narumiwe si bibiri namuhaye ndaje mbihiga ntabwo ndi bubibure. aha urayazana uyakuye hehe ntiwumva ko umwana wanjye mwamubeshyeraga di abikuzanira pe niko mwamubeshyeraga none ngo murayazana kare kose se di kare kose se kare kose ibiki ubwo murayajyanye ubu se bibiri ni ukuvuga ko nabura n'undi muntu yantiza. wamuburira hese ino barakuzi di aya mbere ntimuyajyanye reka nze ngende simbura n'umuhamagara yame. wamuburira hese ino barakuzi wamugana wese ntabwo bakuzi. gendere icyangombwa si uko uri bubone ibyawe. uzi kurya amadeni sawa amadeni yo murayajya mu kuva si ibyawe uri bushake se reka ngende mbizane. gutegereje nanjye ndarubamba sawa nirirwa iki ubuze ukuntu bingendekeye bikugendekeye biteze mama boyi namuha amafaranga 2,000 mbimuha umwana ari kureba none mu kanya araje mu rugo arambwira ngo guki ngo uyantumye ku mwana ngo simuha amafaranga umwana 2,000 nabimuhaye none baramakaniye bamyisundo tw'umugiye igicucu ese ubwo koko wayamuhaye cyangwa urabizi nayamuhaye pe nari yabitwekeye oya nukuri nayamuhaye n'umwana yarahari nayamuhaye n'umwana yabihakaye umwana we yabyemera uwiwe akabihakana kandi yabikoze pe nayamuhaye nagira ngo mfashe mu 2,000 genda nyamuhereza nyamara umfashije byaba ari byiza iki ni imitwe wawe ubwo urumva ari imitwe
ubuse urarebye ubona ari imitwe ku buryo navuga ngo nk'ibihumbi 2 koko ubwo uje umbeshya watetse imitwe wabipanze ntabwo ari ukubipanga njye ntabwo nari bubura amafaranga 2,000 nuko ariyo nari nsigaranye ndayamaho ko yarambwiye ngo afite ikibazo ngo ni inyamuhe yohereje umwana ndayamuha none barayahakanye ntabwo ari imitwe nguteka umufasha 2,000 nzabikwishyura rero uzi ko ari iby'ubuntu bundi ndabona sa nk'uri guteka imitwe ariko abanyamitwe b'ikigande bamenyeye ahubwo ino nyagunge kuyaguha ahubwo urakoze ntiwumva ariko ntabwo ari imitwe birashoboka ko byaba ari n'imitwe ariko ndi nemeye kuyaguha ino nyaguhe wabyemera ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni imitwe nanjye iyo bantekeye nayibonye ariko urakoze ariko ntabwo ari imitwe ntabwo nzakwishyura yewe mwaramutse yewe umeze utese kuko uri we ariko nawe urakorewe rwose ariko si ubu uzabyara agakobwa ni impanga impanga se sha muri iki gihe ko byakomeye waziha iki oya buri mwana yivukana isaha ariko nawe urabeshya yemwe ni ukuri ntabwo tubyumva umwana wese azayifasha atya none se tugendere nyine narinje rero papa yarambwiye ngo ninze mbabwire nyine ko murabizi namwe arenzeho iminsi 5 yarambwiye ngo ninze mbabwire murebe ukuntu mwakemura ikibazo nyine kugira ngo mukomeze kubane neza arenzeho ngo iminsi 5 kandi nyine ngo nawe urabizi aba yakeneye nta handi ayakura izi nzu nicyo zimufasha kuba yabasha kubona ikidukunda natwe narambwiye nyine ngo nze mbabwire murebe ukuntu mubigenza nyine nanjye mba mbimubwiye nk'umuntu ubizi ahubwo reba ukuntu wangira vuba mpite ngenda nyamushyire mwana we se mwana we kubona itumba ryahagaze itumba rimeze nabi ariko genda umubwire nimbura yihangane nimugoroba twari nataha yaza kuvuga ko yaje kumureba ubundi nyine aze babikemuke oya nimugoroba se ntabwo ari kure cyane nimugoroba buriya ntabwo ari kure erega ndabizi n'undajya yihangana ugiye gutangira n'ibyanyu ngo n'ubundi ngo warihanganye ngo ngera wihangane umusaza najya yihangana ujya mubwire ngo wasanze nyir'urugo adahari ariko nyine hari madamu arangira akubwira ngo arakureba nimugoroba kandi umwizeze neza ari redi kuza yafite ndabizi ahantu yagiye ni igisasu arakibomora akugira confidence sha uhora wiyizeye sha cyane pe kubera imana ntacyo da ubwo nyine reka ngende ngiye kureba n'abandi hano inyuma nanjye ariko usanze nari nsohotse hari umudamu ngiye kureba hariya hirya nari nsohotse ukamumanukiraho wa mwana ariko ma nananiwe ku mugani wawe shagira vuba ubyare tuguhe uruhembo umva mu gipangu cyacu iyo hagize umuntu ubyara umva dukora ikirori ubu rero usibye ko wenda bari abaje ubafite ari unubyara ni ikirori ngaba mbibona ndabizi ko muzehe n'ubundi agwa neza muzara bakunda kuba nta kibazo mwagirana muzehe agwa neza pe kandeberera abandi ba hano inyuma nyine nabo mbabwire ko yari abantu myeho mwese mwakoze umukwabu ntabwo ari umukwabu sha jya umenya ko ntahanda ku sawa ye
nese waruje kundeba ariko nari n'ubundi narinje mu rugo ni ukuri ya mafaranga n'ubundi nari nyakuzaniye narinje mu rugo nyakuzaniye rwose nuko uje ugasanga ndimo ndi kuri telefone n'umuntu ndakumva kuko uvugishije ukuri buriya ariya mafaranga uriya mwana warayamuhaye narayamuhaye pe ubu koko urabona amafaranga 2,000 koko nari kuyakwima nubwo nari ndi mu bibazo ni ukuri koze narayamuhaye pe ibihumbi kandi nabimuhaye n'umwana ariko nyine kimwe nari gukora wabihakanye niga ngiye kubihakana ntabwo ari uko nari nayabonye nanjye nkubwire ngo ntayo nabonye impamvu nabihakanaga nkuko ntayo nari nabonye pe ariko kugeza ubu ngubu ngaho mukuri kwawe noneho turicaye nk'ababyeyi tureke gupfa ubusa buriya iby'abana biba ari iby'abana reka uyu munsi noneho tuganire sibyo umbwize ukuri ariya mafaranga wayahaye uriya mwana narayamuhaye kandi ubyumve ubu se ndebye ikibazo ufite njye nta kibazo mfite ubu urarebye ubona kuko nayakwimye noneho we yaje ambwira ngo mama arashaka kujya kwa muganga nkurikiye ku kibazo ufite ndavuga ni noneho ndako kandi nanjye urabizi nawe mfite ikibazo ndavuga ni mwana reka nze nyamuhe ntacyo ngenda asigara nirwariza ariko wenda wowe ubisoze narayamuhaye rwose uretse ko ariko se buriya tuvugishije ukuri uriya mwana amafaranga yaba yarayashyize nanjye nibyo nibaza narayamuhaye nanjye nibyo nibaza umwana wanjye nta manyanga nari muzi nta mutumaga ahantu amafaranga bari mu rugo yandagaye ariko mu by'ukuri ntashobora kuyakoraho pe sinibaza rero yo kuba wari umuhaye ko ariyo yari kuza agashakira gupangira aho kuyatwara ariko rero reka nkubwira wa mama we ni ukuri njye naramuhaye pe kandi njye ndabyumva pe ni uko umeze ntitaye no kubyanjye ariko abana bo muri iyi minsi kubera ukuntu bajya ku ishuri bagahura na bagenzi babo nanone bagenda babahindura dore njye mbona boyi wanjye mu muhanda ava ku ishuri ubona hekenye ubu aho basibye bikuye he ngo ni runaka umpaye ese iyo supadipu uri kujya ngo ni runaka umpaye nkibaza umwana amafaranga baba bayakwiyeho bagenzi be bikanyobera ariko nyine simbitindeho gusa kuri ubu ngubu ntawahakanira umwana ntawamuhakanira ariko reka nkubwize ukuri ni abana bose bo muri iyi minsi cyakoze reka nkubwize ukuri ababyeyi tujya tuba hafi uretse ko utakuramo ikintu umwana cyamwinjiyemo kandi batewe na bagenzi babo ariko tugenda tubigishamo gake yibaza nkayo nimba hari uwamuhaye ejo wenda nawe yayatwaye kugira ngo amwishyure sibyo nanone si cyose baba baharanira ku mugani niba warayamuhaye mu by'ukuri koko niba utandeshye umwana niyo wamukubitwa mu ntabwo nakubeshya atava ku kuri pe uzi wenda hano nakubeshya nk'ibihumbi 20 oya na 20 rega ntabwo ari amafaranga yo guhemukira afazari kubera ko banyirukanaga mu nzu ntagenda nkishyuramo indi ariko 2,000 noneho ndeba n'ikibazo wari ufite oya ikibazo byo byihorera ahubwo igihangayikishije n'umwana utangiye kujya mu manyanga nk'ayo wowe rero sibyo uze kumwicaza umuganirize neza witonze kuko buriya umwana bisaba ngo umwicaze umunyuze hariya mu bwate se buri bute umeze ute se ku ishuri byagenze gute mwakinye gute uri kumva umuganirize umubwire ati se buri bute umeze ute utuntu nk'utwo nurangiza umubwire ati ariko se mwana buriya fiteriya cyagenda mugutumyeho amafaranga ko yaguhaye wumva uko akubwira nurangiza umubwire ati mbwira aho umura ntabwo ndi bugukubita n'ubundi byarangiye siko n'ubundi yayanshubije urumva umutware gake hari igihe yaza kugusobanurira buriya umwana zira kumukubita n'iki ahita avuga ati mwana we noneho barangica ntagire icyo akubwira ariko nawe tuzatwicara hose tujye tubwira abana neza tubaganirize neza rega umwana yimufashe ukamuganiriza ariko urumva ubu nari nibagiye ntuzi wa muntu duturanye wahana hirya ntuze mukamana uzi ko natunguwe no kumva ngo ejo umusiba ejo nyine ambwira ngo umukobwa ngo yari afite amafaranga 70,000 ngo none umwana ngo yarayamaze
ngagenda akuraho 5 agenda ajya ku ishuri ku gakatine arya utubiswi utubombo n'abandi bana ubwo iyo ataza kubimenya mbere y'igihe kandi yasanze akuyeho veni niyo mpamvu rero umwana uramwicaza ukamuganiriza ukamubwira neza ukamubwira ati bino ntabwo ari byiza niba ntabwo ari byiza uriya wanjye sinjya mbimubwira buriya ni nayo mpamvu wamubajije avuga ati rwose yayamuhaye kuko yari azi ko ntabeshya ni ukuri pe iyo nza kuba mbere nyine mubundi muri sosiyete y'abana habamo umwana ubeshya habamo uvugisha ukuri habamo umwana uregana habamo umwana ubeshyera abandi urumva natwe byatubayeho natwe byatubaye none se njye hari igihe kimwe ugeze kuntuma rero saa urumva bamaze kuntuma barambwira ati genda ugure ibirayi ibiro 3 urumva nanjye ngura ibiro 2 n'inusu baraje nibatetse babona abantu bararuye ibiryo bibaye bike nibaza ariko byagenze bite k'ibiryo bibaye bike kandi none twese nyine abana ubwo buzima twabubayemo nanjye ntabwo bizi iwacu beza ubunyobwa bakabushyira muri cya kintu ari bakitagize iki kimeze igitukuru kimeze nyine nk'igitiba igitiba kizamuye ariko ko kari kagufi ntabwo cyari kirekire noneho narangiza nk'abacunga ariko kenshi nabikoraga bagiye ku isoko reka byaremaga ku wa 4 urumva wabikora uhari bakakuvuna ndangije nagiraga igisurubeti gihereye gutya kikagira imishumi hano ugafungira kikagira imifuka aha na hano nangiza nacunga bagiye nkahita mfata bwa bunyobwa ugashyiramo hano ubundi nkagera nk'urira igiti we ugatonoka nkagenda nkicara tiku nakumva mbishoje hano we cyo kora mva ikintu ngukunda nicyo ngiye iyo duhuye untera inkuru agaragara nibyo zikanyibagiza umunaniro afite akono kagira umubabaro kuganira bibaho ariko nyine mu buzima nk'uko umuntu aba yimereye aba yigunze adashaka ikintu cyamuhungabanya buriya wari unkoze mu mutwe iyo nza kuba nta kibazo mfite nari kukugurukana reka nakurebaga ahubwo noneho nkavuga nari kukugurukana ukumirwa icya mbere twari burwane nanjye nagishatse kugira ngo mpuze n'amahanga nkajya mvuga n'insunika ari bugwe njyahe ko buriya iyo mbiyemeza twari bufatane nkahita nkwereka kera najyaga ngira gutya njye narwanaga kuri tekinike ariko n'utuntu duto mugani mugira amahanga kuri tekinike vugisha ukuri wanyishinga naragucungaga ahantu waba uri umuhungu nkahita nza ngo pafu kagenda naba ndabisoje vugisha ukuri ukankura he nkiruka amaguru nkayamaze ikirere waba uri umukobwa rero sasa muzanye ibintu byo kunyishinzaho ngo wansuzuge ngo kubera ukuntu ungana narazaga gutya ko wari uzi ubwenge nahitaga mbisoza kandi feri ya mbere mu nzu munsi y'urutara niho naruhukiraga bakaza bakiruka ntandese nkuza bakakubura bakambura reka ati uyu mwana wanyu yinjiye hano yari atwiciye umwana muratubona inkuru zawe ntabwo zarangira nyihera ayo mafaranga nigende niba nagiye guseka amafaranga niba wari uyafite yanteye iby'abana ntabwo twabimenya njye ugomba kubishyura amafaranga yanjye ibindi nkazabikurikirana umwana namara kumenya ko yari ayafite urumva nzamugushyirira hasi nta mikino njya ngira ibintu byo kuganiriza sinjya mbibamo reka nkubwize ukuri uzamwihanganira ntuzamukubite kuko reka ninamukubita se ntibizaba ngombwa ko n'ubundi nkwishyura amafaranga yawe ntanamuriye nibura niyo nkongi igihe cyawe se ntikigaruka uzamwihore gusa we uzamuganirize ntazabyumve sibyo ndebera nigendera ariko urabika we ntabika ubwa mbere byabayeho ntabwo nabibonye urapfunyika di napfunyika ngaho kazana ako kanote nyine nkakenyerereho ikumva nanaguwe neza wenda ndi munsi najya kwa muganga nagenda nkiguramo n'agasosi nkinywera cyangwa ukaguramo n'agasukari yewe urakoze umuntu ni nkawe waguza yaguza aho narazo si byo mba nkubwira buriya uretse ko byagenda ariko rero hagati aho mbabarire buri uriya mwana yari yadushwanyishije naje nanjye meze nk'inkuba naje meze nk'inkuba ariko humura
yego ko genda Yewe gake kubera kumara umuntu umwanya yicaye bayanananiwe. reka genda Ibinya byawe. genda gake Nigendere ma. Urakoze. ntari bindi tuzongera buriya reka nta kibazo cyanjye nawe sanga aho bayi nawe Kandi ukambwirire kambabarire akabwiye nabi. sawa ngo njye ku kazi ntuduki yabyihorera ntabwo bizi nahuye n'utubazo tureture nyine ubwo akazi ntabwo nigeze njyayo ariko ndabyukirayo mu gitondo wamfashe iki byihorera ni birebire ntabwo nabivamo nzabikubwira ejo niduhura ku kazi bwanije ndahera amasaha ndabona yakuze nayisanga yerekana ndebera yego ko muri hafi n'igice reka njya gutekera wa mukobwa wanjye tuzavugane Undi wari koza hose. Bose uri kuzozura uzi kuzoza. Waziretse isuku mama ari buze akazikuza. Sinakiyogeza Urashaka kurwara? akabora se yose uri kubona njye ndadwara kandi ndi koza Kurwara wowe reba ibizi uri gukoresha. mazi se yindi Kandi wowe urarwara. wamvuye Ubundi wahagurutse ukaza gutora amazi y'imvura. wamvuye Ubundi se aho kugira ngo ukoreshe igishifuri gukoresha situruwaye. wamvuye Watse ukoresha amazi y'imvura kubera iki? Ubwo n'urwaragiriye. Se murapfa iki yemwe ba? Murapfa iki? Uyu mwana ari gutoba amazi y'imvura. Ari gutoba amazi kandi kararwara ibicurane. Reba ubucurane ufite n'ubu ngubu uri mu mazi. Imvura iba yaguye ukaza ukayicara. Gahaguruke vuba vamo. Genza n'agatebe nawe. Ako mama nawe izina boy wajya mu byakubyoyoka ngo Erega niwe mukuru mwana wanjye niyo mpamvu mutuma. Twese urabona kanoni ka bebe wajya amatume koko. izina boy rya Ndi wa mwana washaka kujya usuzugura n'amakuru yawe mfite hanze ntabwo ari meza. Amakuru yawe mfite ntabwo ari meza. Reka ngiye ntabwo mbishobora. Oya genza n'intebe genza n'intebe genza n'intebe. Genda dore ko musuzugura reba ibintu kumwe biba binyagiye hano. Ngana yo vamo amazi. Fayo. Baba we ndebera no kwitimana. Banza ukareze mu kizabire. Iyo nyuguze neza muhari. Iyo nyuguze neza urangiza. Ngaho rekera haguruka. Gusa ibyo birangira bijyana hera. Urabijyana mu nzu, urabijyana he? Reba ibintu kumwe mwabyandagaje. Iyo njerekani ivana aho ngaho. Hano ndasa. Nukwirirwa mwiruka. Umunsi wose nta kintu mwakora. Ivana hari kuko utumva. Urayishobora. Gerageza urebe. Gerageza urebe mwana wawe. Gerageza. Ishyira hari imbere. Jyana hari imbere. Ijyane hariya. Urayibasha se? Wafashije umwana kuko. Wafashije umwana ndebera ukuntu uri kumvunira umwana. Kuko uragira ngo nzajya nkororamo iki? Uragira ngo nzakororemo iki koko? Kuko mama nawe uramvunisha. Nkuvunisha gute kuko mwana wawe? Kubona ari we mukuru, ari we mba ngomba gutuma. Noneho rero mwana wanjye urumva? Ngiye kukubwira akantu. Uri kumva? Nuramuka ako kantu kanyemereye ukambwira. Umva ndakugura buri kimwe cyose uri gushaka. Sibyo? Ibintu byose uransezanya kuri bumbwiza ukuri. Ntugire ikintu kimwe umbeshya. Ibyo nibyo. Karera nkubwire. Ndashaka kubaza amakuru
numvise hanze niba ayo makuru ariyo kandi ukambwiza ukuri sibyo mwana wanjye rero mvuye kwa Fideli uri kumva ariko ya mafaranga arayampaye dore ngahe nayo nyiyafite no mu ntoki ubu nje rwose nibwo mvuyeyo ariko ngaho noneho mbwiza ukuri natwe kera turi abana urumva bajyaga tujya gutya bakadutuma ngo mujye guhaha tukabyeka tukirira amandazi uri kumva none se mwana wanjye ngeze ukuri nta kintu ndi bugutware Fideli yagomeje gushimangira ngo amafaranga yari yayaguhaye nibyo koko yarayabaye. Hello, my name is Loveness. Babyeyi rero ntimugahakanire abana banyu mwabibonye ukuntu umwana abasha guhakana kandi ibintu ari mu mafuti ariko mwe kugenda mudakoze Subscribe kuri channel TV show. okay bye bye turabakunda imana ibarinde